Reka rero twongera tubasuhuze bakunzi bacu rwose, urabona ko tumaze iminsi tudaherukanye, tukaba uyu munsi rero twongeye kuba twagaruka. Ubu ngubu urabona ko turi kumwe nyine hano ku Murya TV. Twongeye twazanye inkuru rero nyine, buriya yo tumaze iminsi tutarimo tubavugisha cyangwa iyo tutarimo tuganira cyangwa se tutarimo tubagezaho inkuru nk'uko twabyiyemeje, tuba twagiye kuzishaka hirya no hino mu gihugu cyacu cyangwa se mu bindi bihugu by'abaturanyi, nk'uko nababwiye ko mu bihugu byose tubasha kugerayo tukabazanira inkuru zigiye zitandukanye. Aha rero noneho twageze, namwe nimwirebere uyu muryango uburyo wahuye n'amasanganya rwose cyangwa se n'ibyago cyangwa n'ibibazo. Uyu rero akaba ari umugabo n'umugore we rwose hariya, aho uyu mugabo yaje kuba yagira gutya akarwara igisebe gikomeye cyane ku kaguru ke, bikarangira rero nyine igisebe gitumye akaguru kwa muganga bafata umwanzuro wo kugakuraho, kandi nyine ngira ngo murabibona. Hanyuma rero yaje kugira gutya mu busore bwe, aba yakunda rwose, akunda umugore cyangwa se umumama ari we uriya mubona hariya wicaye. Hanyuma rero buriya nawe yafite ikibazo gikomeye cyane cyo kugenda akambakamba, cyangwa se urabona uko agenda niko nyine kuriya mumubona agenda niko agenda. Hanyuma rero urabona ko uriya mugore wiwe nawe afite ikibazo cyo kubana n'ubumuga. Hanyuma rero bibaruka umwana w'umuhungu rwose, hanyuma nawe aza ari kuriya nawe avuka n'ikibazo gikomeye cyane, ikibazo rwose kirimo ubumuga nyine, namwe murabireba murabibona. Hanyuma rero no kuvuga ngo buriya nibyo njya mbabwira, mpora mbibutsa ko bantu rwose musenga, mujye mukomeza musenge, kuko ntabwo biba byoroshye, biba bigoye kuko iyo umuntu abona ariho agira ngo abandi ntibababaye, cyangwa se we yaba yishimye akagira ngo abandi ntibafite agahinda. Rero no kuvuga ngo bariya bantu nabo barababaye kandi bafite n'agahinda gakomeye cyane ko rero no kuvuga ngo uriya ni umuryango wibana, kandi murabona nyine no kuvuga ngo urabona ko uriya musaza cyangwa se uyu mugabo ageze mu zabukuru, kuko urabona abasha kuba yagendera nyine mu mbago, hanyuma yaba azishyize hasi akagenda yicaye nk'uko mwabyiboneye. Hanyuma rero umugore we nawe mwabonye ko icyo akora ari ukugenda akambakamba, ibintu byose akora aba akambakamba, ntabwo rero abikora nawe ahagaze, oya, nk'uko mukomeza mubyibonera murabona ko nawe agenda akambakamba. Mwakomeje kugenda mubibona bagize ngo baribaruka umwana, nawe aza afite ikibazo kimeze kuriya, nawe urabona ko agenda akambakamba. Uyu ni umuryango rero twamaze kubona ko ufite ibibazo, ariko
ibibazo ariko noneho ibibazo Imana izi cyane. Rero twinjiye mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'i Burundi, aho tuhasanga amakuru avugwa kuri uyu mugabo wigize umugore, amaze rero imyaka 25 yarihinduye umugore. Uyu rero mureba kuri ekara yanyu, tugiye kumva uburyo yigize umugore bigakunda rero ngo akaba yemera izina rya Bella. Sinavuga ngo narabivukanye, ni ibintu nyene byagiye biraza buke. Uyu ni muntu ki? Ibihe bibazo yagize byatumye amera gutya? Ese ni ryari abantu batangiye kumenya ko ari ukunguku ateye? Mu gace kamwe ko mu gihugu cy'u Burundi twahasanze umugabo witwa Baby. Jewe nzi Baby kuko nige nasanze bahamagara. Nitwa Minani Samuel. Mwiriwe, nitwa Minani Samuel, bakunda kwita Baby. Mfite imyaka 45, mbaho nk'abagore. Ko mbona mwese musano? Aba bana usanga basa. Uyu ni Denise, umugore wa Samuel. Nitwa Irambona Denise, umufasha wa Baby. Dufitanye abana 4. Itegereze iyi couple, wamenya umugabo arinde, umugore arinde. Aba ntago babana bahuje ibitsina, ahubwo ni umugore n'umugabo. Hajya bakwita papa nde? Papa Bella. Birakorohera yuko ndakwita papa Bella. Gusa bivana namwe ariko nkunda irya Baby. Papa Bella ntajyo ntushima ko tukwita papa Bella. Kenshi simbikunda. Baby suku yahoze ameze mbere. Ukuri nuko nyuma y'uko rero tubagejejeho amakuru yo mu gihugu cy'u Burundi, aho namwe mubyiboneye ko umugabo yihinduye umugore imyaka 25 nk'uko mubyumvise, ndetse agahindura n'izina ngo akitwa Baby. Nuko rero bimeze, ngire ngo mwabyumvise. Rero tugarutse mu karere kacu, akarere rwose hano ka Rusizi mu murenge wa Muko, aho bivugwa ko umwana yahohotewe rwose bikabije rwose, agasambanwa n'umugabo ukuze cyane, nk'uko tubikesha TV na Radio 1 muri aka karere yo yari hari. Reka twumve uyu mwana abisobanura uko byagenze. Aha rero ni ku Murya TV, mukomeza mukurikirana amakuru asesenguye kandi yizewe cyane. Reka twumve uyu mwana abisobanurira TV na Radio 1 iyo yari yageze muri aka karere. Banumye kwa mukuru wanjye saa 12. Ahagana saa 12 za mu gitondo ku munsi wo kuwa gatandatu, uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 10 ngo ababyeyi be bari bamutumye kujya kuzana akadomoro kwa mukuru we utuye mu murenge wa Muko. Ubwo yavagayo ngo aza guhura n'umugabo ngo yari asanzwe abona mu gasantire ko kukabaya, amubaza aho avuye, aramusobanurira, gusa ngo akomeza kumukurikirana. Nyuma ngo aza kumubwira ko agiye kumuha igikeri kugira ngo baryamane. Umwana ngo arabyanga, ariruka, yirutse na wa mugabo ngo amwirukaho ngo ahita amukuramo imyenda aramusambanya. Aramfata akajya natabaza, akajya arafata umungumu ngaraniga, narangiza nkatabaza akamfuka umunwa akamfata n'umungumu, arangije ankuramo imyenda yanjye, aramuhotera. Mu gahinda kenshi cyane, nyina w'uyu mwana avuga ko ngo amakuru y'ihohoterwa ry'umwana we yayumvanye abaturanyi. Umwana ageze mu rugo ngo nawe yongera kubibatekerereza, ngo ahita n'abajyana aho yahohoterewe, bahasanga amaraso. Ubu ngo akaba afite impungenge z'uko ashobora kuba yarandujwe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aha rero kandi ni naho dusoreje amakuru yacu yo ku Murya TV. Turabakunda, nakagaruka. Reka tubasezereho tubabwira ngo mujye mukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ako kanya. Ciao ciao.